bashyize hamwe agera ku mbuto z'urukundo. Abateze amatwi radiyo Rwanda mwiriwe, mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Mu gice giheruka Manyobwa yari agiye gufungura ibaruwa ngo ahitemo uw'Imana yamugeneye. Yaje kubona uwo yifuzaga se koko? Gasore na ya nkuru y'inshamugongo yari abwiwe se. Reka ntangire mwiyumvire. Ubwo se kuko ya melody yaba Josiane nta n'umwe uje kwikoresha imisatsi. Ngira ngo no kuba twagusuhuza ariko si bibi. Nanjye ariko sinavuze ko ari melody. Mbese ubundi ko mbona ntazi. Utazi iki? Amakuru y'uburumira habiri se Fidosi. Ngo amakuru y'uburumira habiri? Josia. Ndakumva. Ubwo ushatse kuvuga iki? Icyakora waragaragaye. Wadukojeje isoni Fidosi. Tubikubwire nk'abagenzi bawe. Ngewe Fidosi? Nabakojeje isoni mu biki? Niko ko ntacyo uzi. Niko Fidosi. Dusezerana ibintu kandi bikomeye udutabe mu nama. Niba utarashakaga kwitandukanya na Mudaraza, kuki utabitubwiye ngo tumenye igamba twakwifatira ku giti cyacu? Fidosi, ufite amakosa abiri kandi akabije. Reka mbabwire nuko. Cece kubanze wumve se dore ko akanwa kawe. Ariko se twakubahanye Josia. Wowe waratwubashye se? Umva Fidosi, twarakubwiye ko warasohokanye na Mudaraza nyuma y'ibyo twari twumvikanye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugerekaho kubiduhisha. Si ubwo wumvaga ko tutazabimenya Fidosi? Cyangwa ari wibagiwe ko ubu babonwa n'uhagaze? Reka mbabwize ukuri rwose. Ukuri turakuzi, nta kujya inama nawe. Hari ikindi se? Ni mu nyumbe basobanurire bagenzi banjye. Kandi uko byangendekeye namwe byabaho rwose. Nagiye kumva numva umuntu arakomanga. Ntikaribu mbona hinjiye Mudaraza. Uti kaze neza. Urafata iki? Ariko mwanyihanganiye nkababwira uko byagenze. Kuko mukareka kunshira urubanza ntarisobanura. Kuki se waretse akinjira? Kuki utamurebye mu maso nk'ikimbwe ihaze ngo umubwire uti nkubona udutsintsiye? Yegora. Ariko kinyapfura kibanda kidusaba iki mwakobwa mwe? Melody, ushira isoni biremewe ko kuvugisha ukuri. Icyo kibazo kuki ukibajije Melody? Ubwo ushatse kuvuga iki? Nawe ndakikubajije noneho. Iyo uza kuba mu mwanya wanjye wari kugira gute? Bari gusohoka utukana ugaca agati abakiriya gasaku kakurenze. Reka tuvuge ko waguye muri bimwe by'isoni zirisha uburozi da. Nukuri ko yakuguyeho ugakora uko ushoboye ukitsinda utegereje ko akuviraho. Ni nako byagenze rwose. Yewe none se wifuza ko umuntu amuviraho abona agiye akamwoma mu nyuma muko bagasohokana? Subizaho Fidosi. Kuva twitwayeho gutyo rero Fidosi ukaba warahisemo kutwibeta. Nako Melody, njye ndumva umujinya utangiye kubira. Melody bari wo mumbwirira. Ariko noneho soko nsoro nyitayeho bikomeye nyiranda. Umva ati iyo byashobokaga ngo musure kenshi kurushaho. Usugira ngo niwe wenyine ufunze nge sifunze mbaruke. Aho simpumvise ariko. Nawe uri mukuru ujye wibwira. Mu rugo biragenda ariko muri rusange nta kibazo. Yewe nta kibazo. Ahubwo ngufitiye inkuru. Inkuru? Inkuru kise mugore nkunda. Nama twakoze ejo bundi ahijyanye n'imirimo mu kabandira kabyara. Yavugiwemo iki se gishimishije? Umva. Mbese urabona kuva bakuzanye hano kandi hari itsinda wari urimo. Icyumvikanaga nuko bajyaga kukuvana mu bagize itsinda. None se siko byagenze? Nicyo nendaga kukubwira. Ubu rwose baba ari abanyamumanzi baba ari abanyamuhumuro bafunze. Abo bari kumwe mu matsinda y'ubuhinzi barabasoneye. Nibyo? Imigabane yabo mu gusaranganya umusaruro ntizavaho. Yo, ndishimye di. Niko bemeje? Yewe, bishyigikiwe n'abantu bangana iki? Uruhuri ndakubwiye. Nararanganyije amaso ubwo icyemezo cyafatwaga. Mbona abanyamuhumuro n'abanyamumanzi bazamuye amaboko. Nibyo? Yewe, byanyeretse ko abantu bagenda bongera guhuza imitima pe. Byonyine ko abantu baratubereye aho tutari turi mu gihano. Kuri njye bifite igisobanuro kinini cyane. Seko kuvuga ari ugutaruka mbaruki. Amakuru yabarutaganira. Baraho. Nuko
waba se warongeye gutekereza ku byo wowe uheruka kumbwira yakubwiraga? birya by'uko ngo ari byiza ko abantu bigeze kugirana amakimbirane babasha kuganira ku ntandaro yayo n'ibiki n'ibiki. Se ko mba numva bivuga nk'ibitagufashaho Mbarubuke. Yewe Nyiranda, sinakubeshya twarashakanye. Oya rwose. Nge numva biriya bintu bitanjyamo rwose. Erega kuba bitahita bikujyamo birasanzwe, ariko si ukuvuga ko atari ukuri Mbarubuke. Impamvu utahise ubyumva ndayikubwira kandi urayumva. Niyese. Burya biba bikomeye ko abantu bigeze kugirana amakimbirane babasha kubona kimwe imizi yayo nuko yagenze. Usibye ko biba byiza kubiganiraho kuko bituma abantu babasha kwakirana mu mitima yabo, amaherezo bigahembera amahoro arambye. Amaherezo se abantu bakazabyumva kimwe? Sina ngombwa ngo babyumve kimwe, ariko icy'ingenzi Mbarubuke rero nkubwire ni ugutera intambwe yo kumva impamvu ku kintu kimwe abantu bigeze kugirana amakimbirane badafite imyumvire imwe. Aho niho hari ikibazo rero. Ninde ubifite ukuri ninde ubutari mu kuri? Icy'ingenzi si ukuvuga ngo bafite ukuri bariya ntako, kuko ari ibyo buri ruhande rwakurura rwishyira hakazamo guteshanya agaciro abantu bitana ababeshyi. Icy'ingenzi ni ukubahana no kugerageza kumva impamvu aba batumva ibintu kimwe n'abariya. Ibyo bintu biragoye Nyiranda, biragoye rwose. Ariko n'umwitozo ugira akamaro amaherezo Mbarubuke. Kuba abantu bigeze kugirana amakimbirane batumva ibintu kimwe rega nta n'ahandi biva, biterwa n'ibyo buri wese aba yaranyuzemo kuko biba ari umwihariko we. Fiyema kuri papiye mushwari. Ariko se Hirwa tubwire, ubundi kuki ari wowe bafunze wenyine bashingiye kuki? Ubwo muragira ngo mbasubize iki kuko ko ntacyo nzi. Hirwa ntabwo bishimishije kukubona wambaye gutyo. Yakuyemo inkweto sha, tekereza n'ukuri. Avugira mu idirishya. Hirwa birababaje. Erega ni muhumure nzavamo vuba aha. Ryari se? Nta muntu uturuka iwanyu wo kukwitaho ntaki. Ariko mwe murahari kandi nzi ko mubabaranye nanjye. None se ngo iperereza bagukoraho rizarangira ryari? Ibyo byose nabimenya namwe murabyumva, ni ugutegereza. Tekereza ubuzima butinzemo rero. Bavuga ko ushinjwa ibikiza. Aha, siko numva atari ibintu byoroshye. Baba we, nibyo? Amahirwe nyine nuko numva ntaho mpuriye nabyo. Nkurikije icyerekezo cy'ibibazo bagenda bambaza, numva bakeneye kumenya niba ngo naba narafashe ku ngufu ka Murisa, ubundi nkamushyiraho iterabwoba kugeza atorotse ikigo. Mana we, none se kuki bagufunze wenyine? Usibye ko n'ubundi niyo naba mfunganywe n'abandi bitambuza guhangayika. Baraduhemukiye gusa, ariko nizere ko ufite umutima ukomeye Hirwa. Ndagerageza. Erega hari umusore waje kunsura mu kanya kashize, arambwira ngo nihangane, ngo kuba mfunze ntibivuga ko nkekwa kurusha abandi. Reka sha, abiza ateze. Nge nangiye kwibaza niba mubabajijwe mu kigo ntawakugerekeye. Ariko siko byashoboka Mari. Ejo niyari hari abandi barabazwa, nyuma fungo wenyine ntihagira undi bakoraho. Hagomba ko hari uwabagutamitse Hirwa n'ubihakana. Sanjye ndumva ntawe rwose. Erega ngo hari ukuntu bajya bafunga umuntu nk'uku, ari ukugira ngo amakuru afite ntagire abandi ayabwira, usibye abakora nkete gusa. Nibyo? Awe, ndumva nibura undemye agatima. Ariko rero ukuntu babaza biragatsindwa mwa bakobwa mwe. Uzi ko bakubaza ikibazo kimwe inshuro nyinshi mu bihe binyuranye ukumva utaye umutwe. Tekereza hagize ibyo bafata nabi bakakubaraho icyaha rero. Wahi, mbarira rero. Gahunda nagushinze se warayitunganyije? Umfata. Ntako kanya. Mama, ndakumva. Ndo mwana se. Kagira inkuru rero. Mbese nyine. Ndakumva. Ubwo gasore yabakigera. Nuko. Ndabona rutaganiraje. Ari kuriya wabajyaye. Ariko ntumukibuke atagira ibyo akeka. Nawe se mukecuru wowe uvuga. Impumuro ndakumbuye byo. Ariko nta kundi twagira. Wagira utenyene se kubuza ukagiragwa neza mwana wanjye. Nta kundi. Bahizi nka mukecuru se ko mwihugikanye muravuga iki ngo nanjye mumbwire? Yewe. Erega ntitwihugika. Umuntu se yihugika ku karubanda nk'uko Rutagani. Mwihorere. Ariko Rutagani. Ndakumva. Wamfunguje. Ugize ngo? Ndavuze
ngo wamfunguje wadukanye ikibazo cy'amatwi se ku buryo utacyumva Rutagani bayi ngo ngufunguze none gufunguza se naragufungishije icyo nzi nuko nzira urugo rwawe nubwo wigiza nkana ubwo uratangiye ntangiye iki shyira umugore hasi mufashe hasi no erega abahizi babanga mwabo bahozeho sibyo se ariko mwagiye mushyira mu gaciro mukabanza mugatekereza ku byo mugiye kuvuga ngo wazize umugore wanjye none usibye no kwikuba mukandutiye nta mpamvu se ubundi wakubwiye ko bizerwa barya ruswa n'indi cyangwa ari ubajya mu matwi ni wowe ubizi uzabaza umugore wawe na Shantari wamuretse se abizerwa se si abantu nk'abandi ariko mwagiye mureka gusebanya ko ntacyo bimana noneho ni abatagatifu ubu se bankata imyaka 6 babona ko nzayimara nkiriho abantu badashyira mu gaciro gusa bashyira mu gaciro sarabaye umva mwana wa mama nkubwire reka nkugire inama wowe gerageza gutuza kandi wakire igihano wahawe naho ubundi uzagira ibibazo uracyari muto tekereza hazaza urashaka kuvuga ko abatakiri bato batekereza iki se Rutagani kwishyingurwa ryabo ibyo ntabyo navuze ariko mama uvuze iki nabwiraga abahizi igikwiye umva shabaye kandi ndabikubwira nka mukuru wawe utakwanga niba utanyanga se umugore wawe akanyanga icyo uvuze nendaga kukigeraho sigariye kubona gusa kuba ufunze bikubera umwanya wo kwitekerezaho umenye iyo uva n'iyo ujya mu buzima bwawe kandi ureke gushakira ibibazo aho bitari kurura ibibazo mu muryango gusa ngo nkurira ibibazo mu muryango yewe nyine ari njye yewe mukecuru nawe ndumva ntazi ibyo ninuramo mugize ndarengana kandi numvise we n'abahizi muri mu gacukamo ndabahanura mwembi mugerageze gushyira mu gaciro muri kamatiku ufite amatiku ninde Rutagani amatiku ntabigeze ahinga ngo asarure ikintu kizima uyafite ninde se ariko ubwo kuko niyo kuvuga ko afite amatiku Rutagani asikiwe niba nyafite ubwo nawe warayonse niyakubyimbye uvugiye wahereye koko reka nigendere mutabaho munani harubanda mu nyugu genda nabundi ngo ururimi rwoshywa n'urundi genda mbo mwapfuye mu kibuga hano aho ndi muri ku ntwari ndagize ngo rero tugende uko ibintu byagombaga gukurikirana kuri gahunda y'umunsi indabo zahageze ibinyobwa nabyo biri ku meza bodosete zatangiye guhumura ibizongo byagezeho rwose hasigaye kureba abagomba kumfasha kwakira umushyitsi gakwaya adahari ndahari wese wese manyobwa we ndahari rwose samvura arahari karame kabiri ikibazo ubwo we kandi ngira ngo nkubwire ko waberewe utakoze disi we muzatinzana na sitade y'abadahari turahari wowe ukagira umugabo we yo utakoze disi na sitade ikirahure cyawe kizajya gihora cyuzuye Anastasia saramwe wenyine samvura mureba amayobo wowe samvura n'abagomba icyo kunywa si cyo kibazo mudati ibinyobwa biteretse ku meza imbere yanyu byose ni ibyanyu kandi ni mu bimara hari ibindi nabatumiriye rero ngo mumfashe kwakira umushyitsi w'imena dutegereze n'ubwuzu sibyo bakwa yo turamwakira neza cyane rwose ahubwo ikibazo ni uko tuza kumuvuna imbavu tumuhobera nta kibazo nifuze ko niyindira adatanga ndi jyenyine oya watekereje neza rwose manyo bumva herega agomba kubona ko urugo ari urugendwa umva yakoze mba nkukoze mu ntoki na sitade noneho rero dore uko tuza kwitwara umushyitsi natwe arahingukiza muri uriya muryango ndashaka ko yinjira abona amenyo yanyu yose ubwo ndaba ndi kumwereka inyinya birumvikana mu muhamaki kandi y'udufana none se niko ko n'abadamu benshi bazanye nta mpundu ziza gukenerwa amanyobwa ariko uzi ko ari igihe nyine kuko icyo uzi ko nakibagiwe bo nta kibazo gakwaya ufite ijwi rito uze gufata na sitade yo kuvuza impundu dore umugabo se reka nta mugabo uvuza impundu manyo ariko ugerageza nta kibazo yewe uragerageza mbo reka dukomeze noneho rero mwese murebe ku masaha yanyu ibihe biregereze amasegonda 10 9 8 urareba he muzati urareba hatuduka diko 3 amasegonda 2
amashyi ni mundi ariko ngwiki abidiye rero dutabandi abidiye niba muha amashyi ni mundi dupfaye ariko nakubwira iki wakagira imana oya ntabwo ari igihe si we twari dutegereje rwose habayeho kwivanga no kwibeshya murakoze kunyakira neza ntabwo ari wowe rwose murakoze rwose kuko mumfitiye nanjye nabo bafitiye mutuze mbagezeho ijambo nta jambo ngo uhaye igihe urumva kandi nkundira akavuye mu bacu higa amatata turangaza dore ko wibonye igihe n'ikibazo nanjye ndibaza niba umushyitsi twumvikane kugira ngo hataza kugira n'undi utuvangira hakagira umwibetaho uwo dutegereze ngiye kubabwira izina rye nyine ni akazina keza cyane tubwire yitwa Kibanga Mikeke reka twumvikane Gakwaya wowe uzahitegeye umuryango ukaba uzasa kureba aho bamwe badashyikiriza amaso nta kuntu utaba umureba yegera atambuka n'ubwema ntacyo watangariza abakurikira ibibera hano nawe ndeba se manyo nta muntu mbona nuko rero Shanta ngaho nkubita inkuru ya nkuya ubu uragiye rero n'umukunzi nimugereko ngo ba mbega urugendo ruvunanye Mukahirwe nuko nyine ku ruhande rwa Gasore byanteraga amahumbezi ku mutima nawe urabyumva naho ubundi ntibyari byoroshye twagezeyo tunaniwe cyane yo birumvikana amakuru ya Shema na Batamuriza we rero baraho n'akana keza cyane aka gateye imbabazi ariko kafashe isura y'ababyeyi bombi ariko kazagera amaguru nk'amwe ya nyina yo kazavamo agakumi kihogoza di babayeho batese disi iyi ngiyi mugereko biraho Batamuriza akora muri cya kiguzi nyine Shema nawe yirwa kubara muri caguwa bakuzuzanya umuntu abona batera imbere biranshimishije cyane rwose ubwo twanaganiriye ku byo mu muryango wa Gasore bafunze barabyakiriye badusabye kuzabihanganisha ariko biraho mbese urebye ikibazo kiri mugereko gusa n'icy'umutekano abantu baba bahohoterwa hato na hato ariko nyine ni bya bindi ngona zirya bamwe abandi bakambuka ubuzima burakomeza Shema na Batamuriza soko mbazi baratuje bumva akarengane hafi yabo reka nawe urabizi ibyo ntibyabaho ubwo twariyo bari bamaze iminsi bakutirije hamwe n'abanyamugereko baharanira amahoro bareba abayobozi bakabakangurira kwita kuri icyo kibazo cy'umutekano nari nkatangaye ko barebereye ubugizi bwa nabi reka ariko urabizi Shanta ku muryango hari umuntu kandebe mvura komanga karibu ntiduheje se nawe Gaso uraho urakoma uraho umukunzi uraho nawe Mukahi uraho Gaso uraho Shanta karame Gaso urabona ariko asanzwe kaka gatebe Gaso ariko koko ntabwo umeze neza urananiwe se Gaso wabashwe n'iki reka nkwegere umbwire Gaso urabizi ko ndakunda iyo utishimye mbwira ufite ikibazo cy'ingo nanjye nkigira icyanjye Shanta karame wari uraho ariko ubwo se koko nicyo wari ugiye kuvuga Gaso wari ugiye kumbaza ko ndaho cyangwa hari akajambo k'umundi baye umutima wari uje ugomba kubwira umukunzi none urahansanze Gaso ukeneye ko niheza mukisanzura cecekeresha Mukahi baba we Gaso mbabara ntiwongere kuzunguza umutwe rwose ubu rwose sinzi nako abayigize kandi Gaso dusangiza ikibazo ufite rwose uyu ni nkawe ubwawe nanjye ndi nk'umuvandimwe tubwire rwose widuhisha umaze umwanya nibaza niba nkwiye kubivuga byumvwa n'umuntu urenze umwe oya ntukishishe Mukahirwa ariko Gaso umura Gaso niba ari nibikomeye rwose nzababikira ibanga Mukahi nta kibazo nkufiteho n'undi sinaguhisha kuko ntawe uhisha uwahishaho yawe ko umusatsi nyarosetse ku mutwe ugiye kuvuga iki Gaso wishe ya nkaro cyayirimo
ndababaye byo gupfa. icyangira umuntu gitera agahinda wa mugani w'uwo muhanzi. ariko kuki imigambi y'ababishanga ikarimbanya koko? Chantal ese urambwira iki ko nanjye icyo kibazo nakibajije kuva kera nkaba narabona igisubizo. mbega ubugome busigaye hanze awe. Chantal njye sinabona uko mbyita, ku bwanjye birenze ubugome. ubu nzize kuba naranze guheranwa n'amateka yaranze Muhumuro na Bumanzi nkomeka urukundo koko. abo nifuzaga gusanga akaba ari bubanye nonera ubuzima. ihangane Chantal, ihangane nubwo bitakoroheye, nifatanyije nawe mu bibazo watewe n'umuryango wanjye. none se gasa ndakumva Chantal. ubu by'urukundo rwacu bigarukiye aha. Chantal, kuba utazabyara bitewe n'umuryango wanjye ntabwo byatuma nitandukanya nawe. niba yanavugaga iby'umubano twapangaga muri iyi minsi. Chantal, ndagukunda kandi nzagukunda igihe cyose nzaba nkiri mu mwuka. ariko nanjye ubanza ndimo nirengagiza ibyo nzi. yasha wivuga gutyo. ubundi se gushakana tuzi neza ko utazabyara byaba byunguye iki? Chantal, urukundo ngukunda ruruta ibyo utekereza byose. nanubu ariko nturansubiza ikibazo nakubajije gaso. Chantal, ibitubayeho twembi niteguye kubyirengera. gaso nakumva urakomeje cyane rwose. inkurikizi z'ubugome umuryango wanjye wakugiriye ni ngombwa ngo tuzisangire Chantal. niteguye kubana nawe uko byamera kose. wemeye gusiga ubusa kwese koko gaso? reka nkubwize ukuri Chantal, kukugira ni ukugira byose. gaso nakumva. mbabarira, sinshaka kuzatuma wicuza ubuzima bwawe bwose. nanjye kandi numva nta mahoro naba mfite mbana nawe nzi neza ko nta shami rizadushibukaho. mbabarira wumve ko ibyo nkubwira bimvuye ku mutima mukundwa. nakubwiye ko urukundo nkukunda ruruta ibyo utekereza byose. urakoze kongera kundema agatima. nta kizantandukanya nawe uretse urupfu Chantal. ni ukuri pe, kandi mboneyeho kugusaba imbabazi. nsaba imbabazi z'icyaha utakoze gaso. kuba narahawe uburozi bumbuza kubyara nta ruhare wabigizemo, kandi amakosa yabawe ntukwiye kuyitirirwa. ibyo ari byo byose nanjye bansize icyasha Chantal. ahubwo sinzi niba ese gakora ndakumva Sambu. bariya bakondi bakomeje imirimo bagiye ku isaha y'ikiruhuko yageze. buriya wasanga bashatse kuza ikivi bari batangiye. reka tube twicaha niho mbona hari agacuru Sambu. ariko agenda Muhumuro na Bumanzi ugeze heza. niko nkora ukuntu abantu barimo gukorera hamwe bishimye. nawe urabibona ariko. yewe ese ugira ngo igitego ntikinjiye wa mugani w'abantu twaganiraga mu kanya cyarinjiye rwose. iyo ntekereje ukuntu iyi gahunda itekerezwa bwa mbere abantu hamwe bumvaga ari inzozi, none ukaba ureba aho itugejeje. ndavuga ntiburya gushaka no gushobora koko. ikitashoboka se n'icyo abantu bahuje intego Sambu. ukandutiye nawe nyina ndatwase ko musa n'abatashye kandi bavuze ko hari inama mu kanya. oya ntabwo dutashye. jya na mukandutire twari tunyuze hano ngo tubasuhuze. kare twabanyuzeho tubura uko tubaramutse. nuko muri abagore beza rwose. wiriwe mukandutiye. wiriweho neza. wiriwe nawe Gakwaya. wiriwe mukandutiye. twari tugamye akazuba hano. awe mbega amafi ari hano, mwatoranyije ahantu heza ho kuruhukira rwose. ariko di babonye n'abashaka kuvuga no gutaruka.
twishimiye igitekerezo mbarukiye na rutaganira bagize cyo kwandikira hamwe ibaruwa dushimira kiriya gikorwa duherutse gukora. byari ngombwa ariko kubashimira. Ibaruwa yatugezeho ngo bishimiye igikorwa cy'ubugiraneza cyuzuye umuntu twabakoreye. cyokora rwose babiboneye ijambo rikwiye rwose ugira ngo kuba mwaranze ko imiryango yabo iheranwa n'ubukene si igikorwa cy'ubugiraneza koko. ariko twabikoze twikorera mu kanduti kandi buriya hari imbuto kizereye iyi misozi yombi. ni kera se ahubwo kubona abanyamumanzi n'abanyamuhumuro bafatanya urunana bareba ikibazo cy'ubuzima bwa buri munsi bageze aho bantu bafite bakabafasha kucyoroshya urumva icyari kigendera hasigaye iki ngo kigerweho zisanzwe. n'abagabo intambwe imaze guterwa utayibona se n'indahubwo. erega amahe no kuba bari bahanganye bihuze bati twandikire hamwe dushimira abatuzirikanye ubwabyo bifite icyo bivuga. Gutyo aho natwe niho twatinze cyane. wa mugani wa mukandukira se ubona bitagane na mbarubuke bavuga rumwe ku kintu nk'iki numva atari intambwe ikomeye ahubwo. buriya wasanga igikorwa cyakozwe cyaratumye imitima yabo yaguka. bareka kwirebera gusa ku nkomoko bareba ikibahuza basanga umuntu ari nk'undi. erega na kuriya numvishe basigaye bicara bakaganira bagakina igisoro byatumye bashyikirana kandi umushyikirano uhamye hagati y'abantu ugarura icyizere muri bo. nibyo rwose nubwo byafata igihe ariko amaherezo icyo cyizere kiragaruka. byanga bikunda. yo iki cyaruta umushyikirano se. oya ntacyo mukandukira. muzi umugabo wanjye agifunga ipfunwe nari mfite. si wowe yewe numvaga ntazanabona imbaraga zo gutunguka muri ariya matsinda yacu yo mu kabande rwose. yo ese naho wari ugeze. ugira ngo ni mukandutiye wenyine twese ni uko. ariko aho mutugobokeye mukatwereka ko mwifatanije natwe mu bibazo turimo. ipfunwe ryagiye nka nyomberi. ubu numva naragaruye agaciro mu muryango mugari rwose. nguwo umusaruro nakubwiraga wo gukora hamwe isambu urumva hari uko bisa. ni karibu mudaraza we ni karibu rwose. murakoze cyane bwana muyobozi Fabien. ntabwo twari duherukanye. akazi bite karagenda da nta kibazo rwose. numva ko hari byinshi ugenda ushyira ku murongo kugira ngo se bimaze kugira icyizere rwose ko tugushyiraho tutibeshye. yewe se rwose mbese mwahisemo neza cyane. gusa sinabura kukubwira ko abaturage bafite ibibazo byinshi. bigaragara ko Rupaca ntacyo yakoraga rwose. n'ibibazo yakemuraga nk'umuyobozi wasangaga ari nko kubikora bya nyirarureshwa. uriya we nta cyagendaga twese twarabibonaga. gusa maze iminsi nzenguruka mu baturage ba Mugereko nimenyekanisha nyine nk'umuyobozi mushya. ariko nasanze wageze no muri ka gace gatuyemo abigize ndakoreka. nagiyeyo nyine nateguye imvugo yo kubaryoshya ryoshya ngo numve ko bava kwizima. ariko nasanze nzasubirayo. nasanze batora. nibura se wumvise bafite agatekerezo ko gutanga umwanya tukicukurira nyiramugenge. nagerageze kubumvisha ko badakwiye gutsimbara ahantu batabyaza umusaruro ku bwabo. nta n'imbaraga bafite. gusa naje gusanga harimo abantu bafite imitwe ikomeye. abo nibo ukwiye gufatira ingamba mbere y'abandi urumva. ntibyoroshye. ariko nari nibagiwe kukubaza ibyo numvise by'abantu baherutse kuza kuguha amabwiriza hano mu biro ibyo ngo biteye bite. wahora n'iki se mudara. ahubwo ko n'ibibazo nabajijwe n'abaturage naketse ku itsinda rya jango ryiyemeje kutarebera ibikorwa bibi rishobora kuba ari inca ruhinga nyuma rigacengera mu baturage rikantobera. ibyo bintu uko mbikeka. niko bimeze. narabiketse ubu ndashaka gutangiza iperereza ryimbitse. nk'ibyo bashobora kuba bazana akarimi keza mu biro bagera mu misozi bakavuga ibindi kandi birashoboka. ubundi se ngo bagambiriye iki? ngo babazwa cyane abari abaturage basabwa kwimurwa ngo aho batuye hacukurwe nyiramugengeri. cyangwa barasaze. abo ni bande bashaka kwivanga mu bitabareba ariko. umva mu by'ukuri simbibuka bose ariko harimo umudamu umwe nafashemo witwa niba ari umudamu batamuriza yitwa batamuriza. ubona yaregeze mbonera muri iyo gahunda niba ari we muyobozi mbese sinamenya. se ntibatamuriza nzi ubuzi simuzi ahubwo niba yahoze interefona mu kanya. reka nze niba ari 0 8 kanze ndebihirwa na kangahera dore ngiyi nayibonye. reka nkwereke ya telefone ndayihorera. mu telefone ushyiremo uburyo butuma numva ibyo avuga ndahita amenya uwo nkeka ko ari we cyangwa atari we. ariko si ko ari byo. reka nze mu telefone tumushyire ku karubanda nawe wumve.
muyobozi. halo urinde wanterefonaga mu kanya Batamuriza. batamuriza wahe Batamuriza umwe wigeze kuzana n'itsinda tukaganira ku kibazo cy'abantu bakomeje guhohoterwa umugereko. okay ndakwibutse wanyifuzagaho iki Ndashaka kubabazaho ikibazo twabagejejeho mu kigeze mu gikemura. ariko sinabwiye ko mugomba gutegereza nkazaguha icyo mbitekerezaho. Ni ukuri murimo muratinda kandi akarengane kariyongera umunsi n'ijoro. Abantu barashushubikanwa ku nyungu z'abashaka kwicukurira nyiramugengere. Twumva rwose aho ibintu bigeze bidakwiye gukomeza kureberwa. Mwebwe bandi apo bene ko byo ntabwo icyo mutekerezaho. Sha uzi ko ari we urabizi reka nze nkubwire ibye neza. ese Mariza nawe Fiyete ko mbageze mu gace kamwamvugaga nabi. Yego mwana tukuvuga nabi se tugushakaho iki Didi? Ubundi se kuki utekereje ko twakuvugaga nabi ntutekereze ko twakuvugaga neza Didier? Nimifate nabi niganiriraga dore ko namwe musigaye mukuriza ibintu. Numvira kandi tubikuririza dute se kandi tugusubije ibyo tubajije. Didier yasanze tuvuga ukuntu duherutse gusura animateri Hirwa tukavayo imitima yenda guturika. Ntabwo ari we twavugaga. Ese Didi wowe wari wabona akanya ko kujya kumusura? Ntabwo ndakabona ariko ndashaka kuzanyaruka muri iyi minsi nkamusuhuza. Sha animateri arababaye disi Didi. Uzi ko umwana ashaka kuyemo inkweto avugira mu kadirishya. Ariko se mwebwe yego kumahangayikira birumvikana ariko nanone nta kidasanzwe cyamubayeho. Ubwo se kuki uvuze utyo Didi? Ngo nta kidasanzwe cyamubayeho? Didi ayo magambo uvuze ntabwo ari meza. Oya munyumve neza Mariza nawe Fiyete mukagira amarangamutima ngo mukabye. Uko biri kose n'ubuyobozi bwarasanze ari amakosa afite ukuri kugomba kujya ahagaragara akabihanirwa bikabira n'abandi isomo. Ese ko numva warangije kumuhamya icyaha kandi inzego zibishinzwe zitarabikora? Yegura ngira ngo ahari ntazi ko umuntu afatwa nk'umwere igihe cyose icyaha kitaramuhama. Ndabizi ubwo ari mwebwe mugiye kugenda mumvugira ibyo navuze. None se urareba ugasanga twarapfuye amatwi. Oya Didi jya ubanza ushungure ibyo uvuga sibyo? Nese ikibi navuze ni iki? Kubona wihandagaza ukemeza amakosa animateri icyaha kitaramuhama. Nese yababwiye ko ngiye amufungishije harazira ibyazira nyine. Didi uzi ko ntarinzi ko uri umwana mubi bigezaho. Didi turakumenya. Ariko se mwe mushingirayo mugaragaza ko ari umwere. Erega icyo mutazi animateri se umutagatifu byashinjwa byaba nabyo. Didi Hirwa ko umuzi kuva wagera aha ku kigo ko mwabanye muri club akarangiza amashuri mugakomeza mugahura uko umuzi ingeso yo gushurashura uyimuziho ongera kugera afata ku ngufu. Nyamara ngo namuzindutse wakaratashye ku mutima wundi. Oya Didi Hirwa aritonda izo ngeso size rwose. Ese undi turapfiki reka tureke bafite dosiye mu ntoki bazagaragaza ukuri. Ariko rero nawe reke kwishimira ibyago by'abandi Didi nawe umenya aho bwirageze. Keretse ari nk'ibya wa mugani ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Vuze ngo ukimari ngo ndinyi uhora unyumvire Fiyete wowe nigeze nkuvuga. Musigaye se kandi mudatongana kandi twaganiraga. Ndakumva. Genda karima mugiyemo hano mu gikari. Ese noneho ko wakikoreye mukesha wamutumye hemanyo. Ntawe namutumye da. Nahitamo ko akaboga ngatunganyiriza neza umugabo wanjye. Akabona ko ndi ikibatunga muri byose. Ego shenge ni byiza rwose. Ariko se nkawe Rita. Urumva umugabo yatangira by'ibiryo bitetse nabi akabifata se koko. Nyotse kumere nabi ariko. Akamba nyihonde. Suko mutegurira abantu kugira ngo aze kwiruma iminwa rwose. Twabyumvise. Uzi ko natutse rugurira numva urukarambo. Arinda ngera aha. Wada kamukarangire de. Udakarangiye umugabo se nka kibanga mikeke ahubwo wadakarangira nde. Rita. Koda hano ko. Urabishimira isi cyemanyo. Icyo mutemeye ndaza kukikubwira mu kanya. Ndategereje. Bueno, uri warakora pe. Mase mvuriragwa amanyo.
ariko none imvura yagwa mu mezi nk'aya ra iracyaraho igisubizo ubwo ntakibonye ubwo urumva ntavunika nawe rero hanyuma se kibanga rero ngo musuhuze mike cyaba cyaruhuka nanjye ubu mbyutse mu kanya nze gutunganya ibi byo mu gikoni ahubwo n'ubu mu kanya nitumara gufungura ndabusubiramo kuva mu gitondo manyo ariko nawe ntukabare ibyute nka mwarimu rita sasa ari nkawe se ariko se wamugana ariko mfite amatsiko yo kumenya icyo unkoreye mu ntoki mu kanya manyo ntabwo ntawe utakimbwiye mbese icyo nagutimiraga ni ukwamitemo umugabo nyamugabo ni ukuri ongera ukora nka rwose wibare gushima manyo ukuri warakoze ni ukuri rwose urakoze gushima nawe ese ubundi ikibanga mikeke mwamenyaniye koko hari umuryango twajyaga duhuriramo nagiye kubasura naho twamenyaniye nta handi mbega umugabo we rita nabera niki se wamushimiye cyane manyo ahubwo icyo ntamushimiye ni iki mbese aruzuye wese ni ukuri pe byose arabyuzuye ikindi rero kiyongereye ku bindi nifuzaga ko yaba yuzuye ni uko atagona kandi akaba atanywa n'inzoga ariko manyobwa nawe ntukansetse none si ibyo kutagona bihuriye n'ubwiza bw'umugabo mva rita nawe ra ariko ubu gutunga umugabo utabasha kumva igikoma yewe aho uransinze hanyuma se nawe yanyuzwe manyo mbese twahuye duhanye neza byabaye mahwi udukuntu yambwiye se rita ngo ikintu cyamudase kimbona ngo niyi nyinya yanjye ngo nataye yanjye imeze nk'iya gitari yewe data we yewe cyakora ni byiza rwose manyo wowe na kibanga mbifurije urugo rwiza ni ukuri pe kandi ni ukuri ubwo mwembi mwashimanye ni byiza twashimanye pe ntabwo y'imibanire myiza tukabaho tubanza ari buze ndumva urugi rukinguka Fidusi wambabare ukarekeraho gufura nkakubwira ijambo ryanzinduye rwose erega nushaka umbwire ndumva oya sinshaka kuri kubwirira hanze Fidusi kandi unyumve ni ukuri aha reka mbe ndekeraho gufura nkumve da unyemereye se ko twinjira mu nzu hari ikibazo se ese Izabayo yatembereye Izabayo yarasinziriye karibu dore ngaka gatebe icara urakoze ubu se ko nyicaje aha mu kanya abakiriya nibaza turaba tukiganira ibyo nashaka kukubwira iryo jambo mbwira se rirafata amasaha angahe kugira ngo risohoke mu kanwa kawe mudara ntacyo reka nicare ubwo wanze ko ngera mu cyumba cyawe oya si ibyo ariko mudara nanze gukanguriza Izabayo kandi aribwo yari akiryama narengize ngo hari ukundi byagenze ego komana hari ukundi byagenze ukundi byagenze kwese utekereje mudara reka tubyihorere si icyo nashaka kukubwira Fidusi ndakumva nagira ngo unyegere nkubwire irindi ku mutima si ukukwegera wifuza nabikoze ngaho ishimwe urakoze ijambo ryanzinduye rero ni rikurikira nashaka kukumenyesha ko ngukunda kandi undutira abonzi nabo namenye kuva rurema yanshyira kuri iyi si koko mana ubu ibyo bivuye mu kanwa kandi sera ariko Fidusi kuki utanyizera impamvu ariko urayizi kundusha mudara Fidusi ndakumva ibyo nkubwira bimvuye ku mutima kandi ndagusabye ngo bihe agaciro kabyo ariko ubwo ubeshya nde mudara kuki mu gihe cyose tumaranye ibyo umbwira utigeze ubingaragariza ni ukuri ndagukunda ariko none si uyu munsi namenya nteko ibyo uvuga ari ukuri ndagukunda kandi ndashaka kubikugaragariza neza kare kose wandutishaga nde wundi mufitanye ibanga nk'ibyo dufitanye Fidusi nyuma y'igihe kinini njagaraye ubu niyemeje gufata umurongo w'ubuzima uhamye kandi ndifuza ko uzabimfashamo urabinyemereye mudara muri uyu mwanya ndumva ntacyo nagutangariza rwose mpigiye mbanze bitekerezeho mu gihe rero ukirimo kubitekerezaho ngo ume igisubizo cyongera kundemamo icyizere
ubu mfukamye imbere yawe ngo nsabe imbabazi. urapfukama se urandamye mudara? oya reka mbikore, narahemutse bitavugwa. ni icyaha cyanjye, ni icyaha cyanjye. yewe ukomanga. Josiane, ni karibu se. wahisize ko ndebaho kumbwira uzunguza umutwe gusa habaye iki? Reka mama, reka rwose. hari inkuru mbese ikugezeho muri iki gitondo ikabiguteye ubwoba mwana wa? Mukecuru, ndakumva. ntaho turi. ntaho turi rwose. babivuze kuri koko ngo akamasa kazaca inka kazivukamo, nanjye maze kuyibona. ariko si habaye iki? mbwira wikomeza kunyicisha amatwi kuvugira mu migani. ni iki cyabaye? Erega urandenganya. ni iki se? hari igihe umuntu aburahera. ni ishyano gusa. ariko se wakwereye ukambwira cyangwa niba udashaka kubimbwira ukabyihorera kuko mama nari numvise Rutagana na Mbarabukeye bakinaga igisoro. numva ibyo bavugaga. bavuga ndakubwiye ngo nakumira gusa. bavugaga iki se bo kavuga idahiye? Mukecuru, komeza ubwire. uko nabyumvise amaherezo Rutagana natatwicira umutwe ubwe azawuducisha. erega nabishatse kera maye si ibya none bahize umwana wanjye. cyo kora none ubwo yacuditse n'umunyabumanzi. urabyumva ko umugambi bagiye kuwushyira mu bikorwa nta kundi rwose. nta kundi. ubwo uzi ko Rutagana na Mbarabukeye bagize batyo bakihuza bakandika ibaruwa isaba imbabazi. ngwiki barangiza bakagerekaho ko ari twe nyirabayazana w'ibibazo byose ngo byavutse imihumuro n'ibumanzi. ariko aho ntunyumvira. ariko mana ko nakubashye kuva nkivuka na n'ubu nkaba ntaratezuka kukubaha no kugukorera. ngeze si uko ko nta muntu nigeze ngira nabi ku isi ya rurema koko. nk'ibi bigeragezo kuko ushyiramo birava he mana yanjye? birava he rwose koko ntarutaganira. mama ndakumva mwana wa. ni ugusenga ushikamye rero. ibintu ntibyoroshye. ndasenga ntibyoroshye rwose. narutaganira koko natwise amezi 9 nkamurera nkamukuza nkanamushyingira. niwe ko kungereka hurusyo bene aka kageni Rutaganira rwanjye. mwana wa sinzi. ndakubwiye ngo nyina kuri iki kiganiro cyose bagiranye batazi ko mbumva. urabyumva? ariko icyo nakumenyesha muri iyo baruwa nta na kimwe basize. bararondoye n'akari murori. narya debe ry'amamesa nawe mufuka kwa gikukuru twasahuye kwa bira nabyo barabyanditse. nizeye ko batabikoze kandi twagize amahirwe ntihagire ubidushinja. ubwo si nkubwira nti n'akari murori wumva iki? ariko turahejeje. yego sinahamya ko byose nabyumvise kuko nari nabitariye ngo batambona. icyo wumvise birahagije. ariko umwanya bamaze bigamba ntacyo Rutaganira yasize. ariko nacumuye iki kuri iyi si koko kugera naho uwo nibyari yashaka kumbambisha koko ancisha igihanga. cyokora kuko maze kubibona indi byara mweru na Muhima. ndeka mwana wa iya Rutaganira ivamo nkina isama. Rutaganira ngibyo rero ubwo nanze kubyererana. ndakumva mwana wa. hateje utazabona urusyo rukubamye hejuru utazi ko bigenze. ariko kuko Rutaganira agire kutugambanira dufungishe ku maherere anashake kutwikoreza ibibazo bya Muhumuro na Bumanzi koko kuko Rutaganira. kandi ubwo nuko abayigira umwere rwose. arigira umwere se mu biki? kandi urabizi bahi amaherezo nzakora ishyano. oya nzakora ishyano nishaka ijuru niregereje nzarihebe. Josia, komereza ya nkuru wari watangiye kumbwira mbere yuko twinjira mu rusengero rero. wahora n'iki Melody ko fidusiya tudashya amagambo gusa. uko ntazi ko fidusiya ari uko ateye. ubimenye rero umuntu tugire gutya twumvikana ibintu abirengeho. tumwihanize tugire agasubiye ku murongo yongera abirengeho ajye kwihugikana na mukiguzi koko. nuko sha Melody ubwo nyine nasanze urugi rwinjira muri saro rukinze. nuko nyiri nyuma mu gikari numva abantu baravugira imbere mu nzu. nuko barakomanza. nkamanza abaza undi we nanjye ndamwibwira acyumva ko ari aba akubiseho urugi.
nose wabwiwe n'iki ko ari mudaraza bari kumwe ngo nkimara kwivuga nyine numvise amwongorera amubwira ngo ye kuntungurira ijwi rye nararyiyumviye ubwanjye noneho hari ibyo bari bahugiyemo batifuzaga kubasangamo ibyo birabareba ni akazi kabo icyo nzi ni uko nafashe icyemezo cyo kutongera kwizera fidusiye yararudatiye pe ubundi araruca ararumira yamvugishaga ndi inyuma y'urugisha ngo garuke hatarananiwe agiye kuruhuka ariko uzi ko bwari uburyo bwo kukwicaho koko none bari bagiye kwiruhukira nyine nawe urabyumva gusa muri uko kubimbwira ntabwo mudaraza yari agikora mu yandi magambo nta nubwo yari azi ko wamenye ko bari kumwe kandi aricyo yangaga nyine akubitaho urugi ko numva fidusi agiye kuba umubeshyi nka mushyiguzi kabaye njye buriya nahise mbashyira mu gatebo kamwe byararangiye noneho buriya na ya mabanga yose yarayamenye si icyo cyambabaje se sha Melody mbega fidusi yawe umuhimu tekereza kugera n'aho mubwira ko hari inkuru yihutirwa mufitiye akambwira ngo nzabishakire undi mwanya yewe yarahuze noneho ndabyemeye fidusi hano ukuntu akunda inkuru shahu natashye mfite umujinya Melody iyo yibeshya agakingura ahari ubanza mba naramurumye nkamucamo gatatu imbere y'uriya mubeshyi ubu se kuko umuntu azizera nde Josiane ubu nahisemo kujya nisengera gusa nkiringira uwandemye nawe umwana w'umuntu ubanza nta cyizere nzongera kumugirira njye rero uriya fidusiane mufataga nk'umuntu mukuru wagira gahunda nagatsindwe n'ikirumira habiri n'iryo zina namuboneye ubu se nitwongera guhura azareba ati ahubwo jye ninongera guhura nawe uzaba wumva kanjye nawe oya uzamwihorere Josiane uzamwihorere umubeshyi nk'uriya umuhimisha kumwereka ko ari we wibeshya ikimwaro kikazamwica yicuza impamvu yumvira abantu bose ko nimva niduhura ntazihanganira kumusomera Melody nga ameze nirangiriza aka karimo ibyo murimo ntazi ibyo ari byo tareka nguko ntumve Anastasia giha kwihangana nyine nuko umvuze iki sangu ko nkumvise ngo nagize nti ntabwo nigeze nkuvuga rwose Anastasia umvise nabi koza giha hano turi kumwe Anastasia rwose ntaho kuvuze pe noneho napfuye amatwi rero yewe naho rata ku byo twavugaga twese byaradushimije ko Rutaganira agira umutima cyane rwose njye rero buri cyantangaje cyane ni ukuntu ahuje igitekerezo na Mbarubukeye aha yewe mwumbi yahisinyeho rwose bati turashima mwebwe mwese mwagaragaje igikorwa cy'uwo muntu mugafata icyemezo cy'uko tutakorwa mu bandi mirimo yo mu kabari nabyo rwose byari bikwiye kandi ubwo murumva Rutaganira ibyo yarabyanditse abikuye ku mutima none se Roy Muhasa Anastasia mwebwe ntimumuzi yewe n'uburyo bwo kuyobya uburari yewe umva kandi uko mumuzi si cyiza cyamuturukaho ni iki yewe cyangwa atari umuhungu wazana inkomokaho muzi mwese ibyo ko bari wakana kuko muwakana hasi ibyo byamuza gushyira mu gaciro Anastasia aho ntitumumva kimwe rwose erega Anastasia kuva mu nzira mbi ugana mu nzira nziza ntibigombera inkomoko rwose upfa kuba ubyiyemeje gusa usanga wisonga giha umvugiye ibintu kamba bise nigire mu gikoni ndumva ntaho twahurira Rutaganira se ninde umuyobewe keretse atari uw'imuhumuro ariko Anastasia uriya rwose erega burasamvura icyo utazi uriya kuba Anastasia abona cyangwa yumva ibintu nka kuriya ntabwo ari ibintu bitunguranye yewe nimaze kumumenyera iyo uvuze muhumura imbere ye usa n'umukoze mu bwonko erega biriya byose bituruka ku bibazo yaciyemo mu bihe byashize ibyo ndabyumva rwose kandi si nawe wenyine ubimbwiye gusa nibaza impamvu atabyakira nk'uko natwe twese twabyakiriye erega kubyakira kwe ugomba nawe kubigiramo uruhare ntako ntagize rubanda we ni ukomeza kumuganiriza ukamutega amatwi ukagerageza kwishyira mu mwanya we gusa azagera waba ho ku mutima kugeza igihe ibyawurwaniragamo bigiye agira umutima wagutse areka kwiyumva mu itsinda arimo gusa ikibazo ni uko nsa n'ugerageza kumuganiriza nkabona arahinduye ikindi wakora noneho uzashaka umuntu utekereza wumva yakwizera amuganiriza mube hafi uriya icyo byazatanga barayariye nariwe bajya bahuza reka nzamwegere mubwira muganiriza byamufasha cyane ku buryo nawe yagira bakiyumvisha ko kuba abantu bagenda bafashanya mu buzima bwa buri munsi ariko bagenda babona ko bose ingaruka z'ibibazo zabageraho kimwe aho kubabona gusa nk'abakomoka mu itsindira iniri ntabwo byaba bisa rwose rwose amaherezo kandi yabona ko guhora atekereza abandi abita babi bidakwiye
kandi sitaziyo kiriya kibazo gifite kimaranye iminsi reka umuntu wese ugira ngo ibikomere by'umutima w'umuntu yatewe n'ibihe yanyuzemo bikiri uwo mwanya asanga oya rwose bifata igihe kandi bisaba ko yitabwaho n'inshuti n'abavandimwe rwose. urakoze kuri ayo magambo nyubakamo icyizere umbwiye Mukahi. wagira inshuti yagira nkawe ni ukuri. erega buriya nibyo nakubwiraga mu kanya Shantari, ibanga rikomeye Imana yaduhishe ni ukutamenya iby'ejo hazaza. niyo mpamvu umuntu aba agomba kwakira ikimubayeho cyose. nta kundi nyine. kandi ikindi nakubwira Shantari, si wowe wenyine kuri iyi si ibi bibayeho. ndakasha. icy'ingenzi ni uko umukunzi wawe yemeye kubyihanganira. cyakora ni ukuri urakoze Mukahi. nari maze iminsi numva nariyanze, ariko uyu munsi ndumva hari igihindutse muri iki. komeza wihangane rwose. ariko si uzanyihanganisha ubuzima bwose uzabivamo Mukahi. ni ukuri sinzarambirwa Shanta, kandi rega nawe uzagera wumve ko ari ibisanzwe. sha ndumva muri iki byambayeho hari ibintu bizangora ubuziraherezo. ubonye n'ubwo burozi bumbuza kubyara iyo mba narabuhawe n'undi atari. rwose ndakumva pe. ihangane ubuzima buzakomeza Shanta, cyane cyane ko umukunzi wawe atakubereye umwana mubi, akaba yariyemeje kugutwaza umuzigo. ni ukuri Gasore ndamugushimiye pe. ikibazo nagize yakigize icye, kandi njye nakekaga ko akimara kumva ibyambayeho azahita antera umugongo. ngurwo urukundo nyarukundo rero bajya bavuga. ni ukuri yarantunguye. ubundi urukundo nyarwo ntirugomba gucogora, haba mu byiza cyangwa mu bibi. ahubwo sha Mukahi, naraye ndose inzozi mbi. inzozi mbi? naraye ndose mbana na Gasore ngo turabana banza kwihanganira ikibazo mfite cyo kutabona akana nk'abandi babyeyi, ngo agezeho kwihangana biranga. sha ngo ashaka inshoreke ku ruhande ndabimenya, duhita dutana burundu. ibyo ni iby'inzozi ariko birasanzwe. ikibazo ni uko naho nakangukiye bisa naho izo nzozi zakomeje. buriya wasanze ndi kwibaza nti none nazazikabya. reka ibyo ntubitindeho Shanta. mfasha. burya umuntu arota icyo atinya ko cyamubaho. ibyo rwose ntubihe agaciro. erega mukahirwa mu bihe nk'ibi ntacyo umuntu aba adatekereza. birumvikana, ariko nanone buriya icyo ugomba kumenya ni uko ikikubayeho cyose mu buzima kiba gifite igisobanuro cyacyo. ariko buriya abahisi biriya bintu yabikoreye ikigugu. yumvaga adakeneye kwitwa se wabo w'umwana nzabyara. ariko na n'ubu urakeka ko kiriya gitekerezo cyagizwe n'abahizi wenyine Shanta? yaba wenyine cyangwa yafatanya n'abandi. icyo nzi cyo ni uko nakorewe ubugome ndengakamere. ihangane Shanta, ihangane yo gukomeza kubitekerezaho cyane. yewe asigira ngo kumvamo ni vuba hamuka. sha ndababaye. ariko urabizi Shanta, hari igitekerezo niyunguye. ikigezi kubabara kwawe ndakumva, ariko se wazagiye kwa muganga ukumva icyakubwira koko? ubwo sinaba n'igihe cyanjye cy'ubusa Mukahi. Mukesa, karame, maze igihe cyo gukaranga ntikigeze kumbwira nkwereke uko ubigenza. ahubwo se ntizihi washaka ntiyazikaranga. oya muke, reka zise neza Mayirove yambwiye ko akunze inyama zoroshye. ese burya dufite umushyitsi? oya ndavuga Mayirove yewe kibangama ikeke. ntabwo nari nzi ko yitwa Mayirove. tazi ya Mukesa rero uramenye ntuzazimuhamagare. iryo ni njye nyine wemerewe kurimwita gusa. uranyumva neza? ndabumva. ikindi rero Mukesa, ugomba kujya umwitwaraho neza. uko wafata agaseromba ugomba kubikuba inshuro 10. urabyumva neza? inshuro 10? sasa do kibanga ntagomba koga amazi akonje. ikindi ntakunze amavuta menshi mu biryo, kandi ntajya yambara umwenda kabiri. uranyumva neza? mama umurutasa, nzagerageza, ariko ndumva akazi kagiye kwiyongera. mukwiye gushaka uko mwanyongeza. amafaranga se nayibura mute, upfa wowe gusa gukora neza akazi kawe. mbe manyo, niko ikibasumba cyanjye. Kazame Mayirove, uransaka seseri wanjye kibanga. nagira ngo uze wumve iyi disiki mada, ni ukuri ndayigutuye. yo udakoze Mayirove,
ndishimye cyane ni ukuri ikindi rero manyobwa wanjye ndakumva ni ukuri kubera ubwiza bwawe mba numva utanze uruhare kandi mwiza ni byose ndagukunda ni ukuri pe ndagukunda birenze urugero umbabare nukamara iminota 10 tutari kumwe sibyo niko tetete wanjye ubwo twahora mu tuduka bizinesi kadakozwa byari ni ukuri tinakubwire ko ari cyo kintu nde umva manyo byose umura tuzabikora kandi bigende neza sibyo ataka nutaka ujya inyita ikibatumba cyangwa icyabahogoda niyo nikundira icyabahogoje shenge ese icyabahogo ko nagukundiye kuteye neza kuva kintu ryagahera kugera ku musatsi nanjye nabagukunze je wankundiye iki ko wowe se ngira no nyine icyo nagukundiye ngira ndakumva ndikira nkwereke ngo utimwibukire we mama senge udukuntu uteye neza inyuma ariko ibyo ndi umusore ukaraze ariko kibanga ubu hari ukuntu waba udafite amaribori ngo amaribori burya se amaribori n'abagabo baragira icyabahugu bose ntibagize umubiri ikindi nagukundiye rero kuva ukigera aha ni igituza cyawe kimeze nk'inyuguti ya va icyakora byo rwose ndi umusore pe ugira ngo kigirwa n'abangahe kuri iyi si ya rurema ni ukuri ni bake cyane ni ukuri urakoze cyane pe ikindi cyatumye ndataho kugukunda kuva ugeze aha rero urakize oya ntabyo nzi ni ugukunda umwana ni ukuri umwana se ko ari umumarayika wa rurema nkumva nabuzwa n'iki kumukunda rwose nadasubizwa rwose najyaga mpora nsenga ngo imana izampa umugabo uzankundira umuruta atatse none warakoze mana warakoze burya sizi no kuririmba warakoze mana warakoze umenya ari igihugu cyema abandi bose barabeshya ahubwo ese sheri wanjye uva mubwire ubu dukwiye kureba ukuntu twajya mu rugendo rwa buki nyine mu rwego rwo kwishimira ko imana yaduhuje tutari tuziranye ariko ubu bikaba byarabaye mawe kwezi kwa buki se reka tuzabyigaho neza turebe ese ubwo iyo telefone wayitabye didi uranyumvira igihe imaze isona fiye mariza se wakwishinga atesha mutwaye hanze bakabivamo bene abasinjya mbitaba n'abanyura amashuri yabo kandi ahubwo se ko directeur yatubwiye ko tutemerewe gutunga telefone ku ishuri wowe birengaho ute didi umva fiyete nawe ra ikibazo si uko nayikoresha ndi mu ishuri ndi hanze nko kugira ngo hari ikibazo ngaho se nimumbwire yangu urishyushye mwavugaga mu nzaniye didi wari uzi ko Fabian yagizwe umuyobozi wa Mugereko ese ni ibyo bishaje none se didi wowe wari ubizi kuva ryari ukamenya amakuru nk'ayo ntuyatubwire didi usiko nabyawe uzi icyatumye nabibabwira se ni uko nabonye ikijyanye na Fabian cyose kuri mwe kibatera ikirunguriro unyumvire didi uratangiye siko biri se ndabeshya naho ubundi kuri ibyo mwari mumbajije Fabian akimara kugera kuri uyu mwanya yihutiye kubimenyesha nk'umuntu wakomoka natwe rero twari twikoze ngo tukuzane inkuru ishyushye ibyo byarangiye cyangwa didi ubyumviye uragira ngo twirarereho wongere kukisi reka nze mbereke nawe mugira ngo ndababeshye iyo baruwa se oya nagira ngo mbereke ko najya mbeshya ngahasoma hamari ibyo hejuru byo si ngombwa didiye rero nk'umuntu ukomoka i Mugereko kandi twabanye ku ishuri nishimiye kukumenyesha ko ubu intebe y'ubuyobozi bwa Mugereko yicayeho n'ukwandikiye ugira amahoro ahubwo se inyuma handitse ngo iki uretse gato mari usomye iki gigutunguye fiye ntibishoboka mereza upapuro rwanjye mereza ntabwo tugwaye reka mbanze nereke mariza ibi byanditse inyuma niba utaruma ndamenya ko databyaye zana ibara wanjye mari zana hava ari kutaruca yo manyobwa na kibanga bararebana akana ko mu jisho shenge ntako bisa ehe iyi ntambara ya didiye n'izi nkumi irarangira ite urwo rupapuro barwanira se rwanditseho iki naho ubutaha umuseke we yayimuhumuro na mumanzi hakemetse ingemwe z'amahoro ntuzitangwe ahari urwango ntizimera imizi irashora ikabura ishinga ibirindiro bikumirana ahari urukundo ziramera zigakura zigasakama
kagemwe gaterwa kakabagarirwa n'abashyize hamwe kake